Nagiye mbashimira mwebwe mwese mudahwema kudukurikira umunsi ku munsi. None tariki 17 Werurwe turazirikana umutagatifu Patrick wavutse mu mwaka wa 492. Nubwo Patrick yarezwe gikristo, akiri muto ntiyashamadutse cyane mu by'ubukristo. Byari byo byose Imana yamutoye kare inamunyuza mu bigeragezo bitoroshye. Ushobora guhita wibaza, ese mutagatifu Patrick imibereho ni iyihe? Ubwitagatifuze bwe ni ubuhe? Reka mfata akaruhuko gato ngaruka turebera hamwe bimwe mu byaranze mutagatifu Patrick n'ubwitagatifuze bwe. Muri kumwe na Dusenge Gilbert na Mukanya. Nkuko nari mbibabwiye, uyu munsi tariki 17 Werurwe turazirikana umutagatifu Patrick. Amaze kuba umusore yafashwe n'abajura bateye iwabo biba ibintu n'abantu. Abo bajura baturukaga mu gihugu cya Ireland. Abantu bashimuse bakajya kubakoresha imirimo y'uburetwa. Patrick rero bamujyana muri Ireland, bamuha umurimo wo kuragira ingurube. Yiga cyane ururimi rwabo ararumenya, amenya ndetse n'imigenzo myinshi y'idini ryabo. Hashize imyaka 6 Patrick yarabatorotse ajya mu Bufaransa. Agezeyo nibwo yumvise agatima ke kamwerekeza ku by'ijuru, nuko asaba kwinjira mu bamonaki ba mutagatifu Martin. Agumayo rero ahamara igihe kirekire yiga ibitabo bitagatifu, hanyuma ahabwa ubusaseridoti. Amaze kubuhabwa yagiye i Roma, nuko Papa amugira umwepiskopi, amwohereza kwamamaza inkuru nziza mu gihugu cya Ireland. Asubira ubwo muri Ireland ajya kwigisha ivanjiri abari baramugize umugaragu wabo. Agenda yitwaje aya magambo ya Paulo mutagatifu ngo ntukareke inabi kuganza, ahubwo uyiganjishe neza. Azenguruka rero icyo gihugu cyose yigisha ivanjiri n'abateza abantu batabarika, ndetse na bamwe mu bategetsi bayoboka inyigisho za kiliziya. Ibigo by'abihaye Imana biriyongera cyane. Amaze kugeza hagati uwo murimo utoroshye, yatoye abepiskopi bo kumufasha, nuko ahasigaye yigira mu bwiherero bwa wenyine ngo asenge kandi asabire kiliziya nshya ya Ireland. Patrick yagizwe umutagatifu w'igihugu cya Ireland ku buryo ibigo byinshi by'abihaye Imana ari we bitoraho umurinzi. Mutagatifu Patrick udusabire. Mwari kumwe na Dusenge Gilbert. Mbona no kwifuriza umunsi mwiza mwebwe mwese muzirikana umutagatifu Patrick. Kandi mwese mwitwa ba Patrick bifurije kugira umunsi mwiza w'abazina banyu mutagatifu. Amahoro y'Imana akomeze abantu nawe. Nawe ubutaha.